kuri YouTube kugira ngo baraza kumubona ariko multi award winner talented musician w'umunyarwanda Bruce Melody. Harasa neza hararyoshye rwose karibu kabisa. mpamvu mvuga ngo tuje meze neza abantu hari n'amafunguro murakoze kutwakira Karibu kabisa. So ndetse na Kenny kuva muri 155 Kenny dusuhuza. murakoze cyane kutwakira iby'agaciro ko turi BNB. Kenny we nagaruka mbere agenda Kenny nagaruka mbere ngendwa n'ibindi Kenny we bari bafite byinshi. Uyu munsi afite umuntu ukomeye cyane rero kuva muri 155 AM nibyo aza kuvuga ibintu by'abandi nabi aza kuza kubizira. So ariko twakusamiye hejuru. So tubifite rero umugisha ukomeye cyane hano muri iki gihe nk'uko mwamaze kubyumva ubwo abafana ba Bruce Melody abakunzi ba Bruce Melody nizera ko muhari muri benshi cyane. Uyu artiste umwe mu artiste beza igihugu cyacu gifite navuga ko cyagize David ikindi cyumweru gikomeye kuri we twatangiye ikiganiro nta nubwo nzi kari buze kugera aha. Naje mu gitondo ndi kumva imwe mu ndirimbo afite kuri album ye umuvandimwe wishyiyemo ukumva asigaye bazisohora tukazisimba byarahindutse nyine byarahindutse. Abanyarwanda badafite amakuru bamenyereye ko bazizanirwa ku isahani ariko najyaga nzira kuri YouTube abenshi bafite uko bazibona. So mbere na mbere subiza iriya foto wari ukuye twatewe iteka no kugira amahirwe yo gusohokera kuri ya album Kenny niba ntibeshye ni tariki 21 21 z'ukwa 12 muri Kigali Universe. Nari mpari nambaye umukara nahize uwambaye umweru ndamubura dutega amatwi indirimbo zose hariyo twaganiriye hano twese twahurijeho ubwo Bruce araza kutubabara ariko twagize iteka twatewe iteka no kumva ino album. So ejo bundi rero yagirana ikiganiro cyiza na Jado Kasari ku bijyanye n'ubundi n'ubuzima bwe. Pariti ya mbere twayicisha ariko yagombaga kujyana n'ubundi n'iki gikorwa kiremereye nyirango yashyize hanze kuri uyu wa gatatu Colorful Generation. Bruce ndabizi urimo urazenguruka hose mukanya no kubonye no kuri Kiss FM n'ahandi hose. Egera mikoro tubwire kuri Colorful Generation mbere na mbere. murakoze. Colorful Generation ntabwo ari ibintu nkora kenshi rero iyo igihe cyo kwikora cyageze kuri njye n'abantu dukorana n'abafana banjye kiba ari ikintu kidasanzwe. umuzigo w'indirimbo nashyize hamwe umwara umwanya tubikora akazi bitwara akazi kenshi. iyo album twayiteguye imyaka 3 kuri uyu mwaka rero ni itariki ndashaka kwifanga ushize ndakikira na n'umwaka biragorana ariko Imana idushoboze kuyishyira hanze hamwe na equipe yose yadufashije nini y'abaproducer 155 abadirector abantu bose twakoranye kuri aka kazi. cyane nshaka kubwira abantu ko iyi ngiyi ari iriho indirimbo nagerageje uko nshoboye uburyo nta ndirimbo n'imwe yanje mu mutwe itandukanye muri situation yose nagerageje kwishyira mu yero. none umva izina ryayo uraza kumva wenda ko harimo ibintu byinshi. izi ndirimbo zirimo zishyize mu mabara y'ibyabyara ibara rimwe yewe sinabiri yaba menshi niyo mpamvu yitwa Colorful Generation. niho iryo zina rya album ryavuye. oya ntabwo ariho urebye urumva gerageza gukora na targetingaga muri generation yose. uvuga ngo ni umukecuru ni umugore ni jeune yewe niwe n'umwana ugere gutya ugira akantu ukuramo. rero ni byinshi ni ibitekerezo bitandukanye ariko nanone n'abakiriya simbi bagirwe mu generation yose tukayegeranya mu buryo indirimbo zingahe ino album? iri ndirimbo ubundi navuga ko ari 17 ariko kubera ko hariho na bonus 3 bihita bizigira 20. izi ndirimbo 20. ngira ngo iyi album igiye gusohoka ntekereza ko haba hagiye havivurwa byinshi. iyi listenership tuba dufite ni y'abantu bo muri siporo ngari ariko bakunda n'umuziki n'ibintu bidatandukana na gato.
ariko hari uburyo abantu bakeneye kumenya uburyo muziki igurishwa, muziki isohoka, kuki byabanje hano, kuki tutarabibona, radiyo kuki zibigeraho ryari, mu gihe hanze bigenda gute iyo umuntu ashaka kumenya bino bintu bijyanye n'uburyo bisohoka n'ukuntu bigenda. Ubundi mainstream ibona umuziki igihe kimwe na DSP sakajya mu rurimi rw'abantu. radiyo igomba kubona umuziki igihe indirimbo zisohokeye, iyo zigiye kuri platform zicuruza indirimbo z'amajwi. Yego. ubwo ni kuvuga Boomplay, Spotify, Apple Music, zose murazumva. hanyuma hagakurikiraho na YouTube. buriya YouTube ntabwo ari urubuga rwo kumviraho, ni urubuga rwo kureberaho. icyo gihe rero na televiziyo ibisakiwe. hanyuma rero buriya abagura akenshi bagurira kuri ya ma platform navugaga asanzwe acuruza umuziki, ariko mu bundi buryo n'abarebera kuri YouTube hari icyo bashyiraho. hanyuma radiyo na televiziyo nka mainstream bo badufasha kugeza ibyo bihangano byacu ku bakunzi bacu. ubwo rero nimubona nk'indirimbo zidasohokeye igihe kimwe kuri cyangwa nk'ubu ngubu kuri YouTube kuba album itaragera on fire, yo ndabona rwose iminota 37 iriho. ubonye ko iranagaragara ifite n'amashusho. biterwa na strategy abantu baba bateguye, binatewe n'ukuntu mubona imibare ishoboka, kuko byose turabibarira, ntabwo tubifata gusa ngo duhite tubishyiraho. dukora strategy tukavuga tuti nk'ubu ngubu strategy dufite kuri YouTube, hazajya hagenda hasohoka indirimbo ebyiri buri munsi. ubwo reza amashusho nyine oya nizo kumva ziriho zifite lyrics, ku buryo ushobora gusoma ibyo umuhanzi ari kuririmba. Yes, album rero ya Bruce Melody ikaba yamaze gusohoka mu buryo buri official, ubwo kuri izo platform zitandukanye abantu